ubu butumwa bushobora kuba ari ubwawe muri uyu mugoroba. Icyo Imana igushakaho ni kimwe. Icyo Imana igushakaho ni kimwe, ni uko umenya ubushake bwayo, ukamenya yuko waremewe guhesha Imana icyubahiro. Birashoboka rero ko ufite icyo ushakaho Imana. Imana nta kintu cyayinaniye, nta n'ikizayinanira. Imana yonyine ishobora kujya muri past yawe ikagira icyo ihindurayo, ikaba muri presence yawe ikagira icyo ihakora, ikaba no muri future ikadetermininga ko ibintu bizagenda ejo. Nta mupfumu, nta kintu cyari cyose gishobora kugera imbere ngo mbega kimenye ibizaba bitaraba. Ibintu byose, ubugingo bwacu, ejo hacu heza, imitima yacu, byose biheshwa mu Mana yacu. Rero ikintu Imana igushakaho ni ukuba honest, ni ukuza ukegera Imana. Ikintu cya mbere kibaho ni uko ubaho nk'uko Imana yakuremeye kubaho. Mu byo uvuga Imana igahabwa icyubahiro, mu byo ukora Imana igahabwa icyubahiro. Nta gikorwa wakora, nta turo watura, nta sengesho wasenga, nta misozi wakurira, nta mazi wajyamo byatuma Imana iguha ibyo igomba kuguha bitavuye mu bushake bwayo. Reka dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo tubonera muri Yesu Kristo rega, hanyuma ibindi byose bizatwongererwa rwose, kuko Yesu yaravuze ati nimujye muhagarika umutima w'ibyo muzarya ejo, muzambara ejo, kuko n'inyoni bishwi byo mu kirere birarya bidahinga, birabyo byo mu ishyamba birambara. Rero nuko biteye. Nta kintu cyananira Imana, ahubwo nimuze tuyishake tuve mu bintu urumva kujya gushaka ikintu kigomba guhwanya n'ibyifuzo byawe, ntabwo ariko kuri. Muze dufesinga Imana yacu tuyishake, muze dufesinga Imana yacu tuyishake ikiboneka. Ibi mbaye mbivuze wenda hari uwavuga ati none icyo si cyo nshaka, ndashaka Imana ikora ibitangaza. None si ibitangaza izabikora kuko wabishatse, cyangwa izabikora kuko ibona ko izina ryayo rigomba guhabwa icyubahiro. Ntabwo Imana yacu ari urusimbi, ntabwo Imana yacu ari tombora ugenda ugakora ikintu kugira ngo utomboze ikindi. None Imana yacu irashaka wowe, Imana yacu irashaka ubugingo bwawe kugira ngo butazarimbuka. Imana irashaka kukugeraho. Imana irashaka ngo umutima wawe ubuturo bwayo, ubuturo bwa Mwuka Wera. Imana irashaka kukubabarira, Imana irashaka kugukiza, kugira ngo muri iyi si y'abazima ubashe kubaho uvuga ineza yayo no gukomera kwayo n'imirimo yayo, hanyuma no mu ijuru tuzabane nayo burundu. Igihe cyose ndakwifuriza guhora n'Imana. Aka kanya ukireba ucyumva, umutima wawe ugaruke ku Mana yawe. Hari byinshi ukeneye, hari byinshi usaba Imana, hari byinshi ushaka, ariko Imana iragushaka. Banza uyihe, ibindi byose bizaza. Ugire umugoroba mwiza, umunsi mwiza, igitondo cyiza, ibihe byiza.